bakunzi mudukurikirana tubashimiye ukuntu mudacika intege mu kubana natwe mu biganiro tubashitsa ko ijambo ry'Imana ubutumwa tuganiza abaririmbyi tuganiza abakozi b'Imana uyu munsi nahisemo kuva i Bujumbura nemera kuza i Kigali nipfuza kuganira n'abakozi b'Imana mubona imbere yanyu mbere ko tubandanye tubasabe asengera umwanya tugiye kubana mu kiganiro kazi turi imbere yawe Mana yacu turagushimiye kuko uri umwami mwiza tugushimiye kugira neza wabanye natwe ndetse wabanye natwe no mu bihe byose byatambutse tubasha gushyika kuri aya masaha izina ryawe rihabwa icyubahiro ni kubwawe Mana none Mana turi imbere yawe nyemerera uyu mwanya tuganire nawe ibyo tugiye kubwira abantu ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe uvugira muri twe kugira ngo ubwami bwawe bwamamare mu isi yose urakoze ko mvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen. Ndabizi benshi ntimubazi hariho n'abatabazi ariko ndagenda basabe mwidondora badukurikiye. Nitwa Papi Clever. Nitwa Dorcas Ingabire. Dorcas Ingabire na Papi Clever. Muri kumwe kandi mwambaye ibintu bisa. Mwambaye impuzu nziza cyane. Murakoze cyane. Bwo bwa mbere uhura na Dorcas byagenze gute? Umunsi wa mbere umukubita ijisho. Byari bisanzwe. Dorcas nawe niko byari bisanzwe koko? Njye ntabwo byari bisanzwe kubera ko nari nsanzwe muzi ko mbere yuko mumenya n'ubundi yari umuhanzi tumenyana tumuzi ko ari umukozi w'Imana avuga ubutumwa mu ndirimbo kumubona nyine urumva nari mbonye umusitari ntabwo byari bisanzwe. Yego ukimubona kumva uramubonye biswe ko bamaze kubona abasore benshi ndabizi ni gihe kintu wumva kigukurura kumva ko mubanye zo bari umugisha. Iyo ubonye umuntu bwa mbere ntabwo uhita utekereza ibyo ngibyo keretse wenda nko ku zindi nshuro namubonye nyuma y'uko tuvuganye maze kumumenyaho byinshi nibwo natekereje nyine ko kutubanye byaba ari umugisha kuko nari maze kumumenya. Papi ni ryari wumvise akantu gakubita ku mutima ko Dorcas akwiye kuba umufasha wanyu? Byari bigenze gute kugira ngo wumve ako kantu gakubise? No kumubona imyitwarire ye uburyo afite ubuhamya bwiza uburyo akunda Imana uburyo akunda gusenga uburyo ari mwiza hanyuma karatera nyine. wowe wari usanzwe umuririmbyi w'indirimbo za gospel mbega na Dorcas niko byari biri? Njyewe nari umuririmbyi ariko muri korali. Yego ntabwo nari umuririmbyi w'umuhanzi cyangwa umu worship leader runaka nari umuririmbyi muri korali bisanzwe. Papi Clever akimara kumva kaguhisemo nk'umufasha wumva ugomba kuzomufasha ibyo kuririmba canke yarabiguhatiyemo? Oya ntabwo yabimpatiye ariko kandi nta nubwo numvaga ko nzabimufasha ahubwo ni umugambi w'Imana wasohoye twisanga natwe twabitangiye ariko ariwe ntabwo yabitekerezaga ko tuzabikorana nanjye ubwanjye sinabitekerezaga ko tuzaririmbana ariko Imana yo yarabitekerezaga biri mu mugambi wayo twisanga byatangiye. Papi mu minsi mwamaze fiança y'igihe kingana gute? Ni igihe kirenga mu mwaka. Wari ubu mwarakunda guhura cyangwa mwabonana gake? Twarahuraga cyane muri fiançailles twarahuraga cyane aho tutahuraga n'ubwo bwose wenda n'icyo gihe navuga ngo twakundaniye ariko dusanzwe tuziranye na mbere dusanzwe tuziranye ariko igihe nyine byatangiriye byo gukundana n'icyo gihe. Mbega Dorcas muhura wari warabisengeye cyane byabaye igiturubo? Imana yaganiye nawe gute? Ngira ko uzamubwira maze igihugu cyose cy'u Rwanda no hanze bari bagukunda kandi baca gukunda ni Burundi baragukunda. Ucubona Dorcas umva uramukunze umva ni umukobwa mwiza umva umukunda umunsi wa mbere muganira ku byerekeye kubana
yahise abyemera cyane byagenze gute ntabwo yabyumvaga yabyumvaga cyane cyane ko nari mutunguye kandi burya navuga ngo ibintu byose bigitangira ntabwo ari ko umuntu ahita abyakira kuko rero nari ndimubwiye ari njyewe wabitekerejeho byanze bikoze ntabwo yahiye guhita abyakira ako kanya byabanje kumugora ariko amahirwe nuko yabyemeje okay mwatubwiye ko murabaririmbyi kandi muri indirimbo zo guhimbaza Imana ni ryari Papi yumvise umuhamagaro wo kuririmba indirimbo zo kumugitabo navuga ngo nabikuranye ariko ko nakuze iwacu mbona baziririmba basenga bazikoresha mu rusengero mu byumba by'amasengesho noneho uko nkura rero ntabwo numva nshaka kuzaririmba zino ndirimbo cyane cyane ko ahantu zari ziri ushobora kuzisanga usibye nyine mu gitabo kuzategereza abo basaza nyine bazizi kugira ngo bajye na n'ubu hari n'izo tutaramenya kubera ko nyine twagiye tutabasha kuzimenya noneho ukajya ubona rero hari igihe kizagera n'izo tuzi nazo ubwazo zirangira usanga dusigaranye nke cyane tuzi rero ariko kandi Imana iranabimamagarira navuga ngo ubwo ngubwo nyine byari byaratangiye nyine umugambi w'Imana wari waratangiye mbitekereza niyo mbyumva niyo nshaka kuziririmba ko nabona undi waziririmbye urumva Imana yari yatangiye iryo shyaka muri njyewe hanyuma rero igihe kigeze 2018 nibwo nasohoye indirimbo za mbere zo mu gitabo ariko kandi nari maze nk'igihe gito cyane ngenda nziririmba aho ngiye nkabona abantu nyine barazikunze bamwe bakanambaza ziri hehe ko ziriya ndirimbo ntabwo urazirikodera nkababwira ntabwo ndazikora ubwo rero 2018 nibwo nazitangiye neza kuzikora hanyuma 2019 rero mbamuye na Dorcas turafatanya umurimo w'Imana wose ugira ibiwugora ndi kuvuga ama challenges ibibazo umuntu ahura nabyo mu murimo w'Imana kuva mutanguye kino gikorwa cyo kuririmbira Imana mu ndirimbo zo mu gitabo nizihe ntambamye mwahuye nazo nkeka ko intambamye twebwe ni ingorane yes yego iki challenge ibamo nuko usanga nyine inyinshi tutazizi yego izo ndirimbo inyinshi tutazizi ariko kandi Imana igenda iduha n'ubwenge bwo kugira ngo tuzibone tuzimenye ikindi usanga ari uburyo bwa mikoro sinzi niba uburyo amafaranga kuko byanze bikunze bikenera kugira ngo ujye muri studio nyine uzikodinge ariko Imana igenda ica inzira nyine birakunda navuga ngo izo nizo ntambamye zibamo igikorwa nk'ikiyo gitanguye uhura n'intambamye nk'uko ndabivuze nyinshi mu ntango mukigitangura nizihe ntambamye mwahuye nazo tukibitangira nkuko namaze kubikubwira hari ikibazo cy'uburyo yego kujya muri studio ubu ngubu navuga ngo ntabwo bikigoye cyane ariko icyo gihe byari bigoye cyane ariko hamwe n'ishyaka ryo gukorera Imana igenda ica inzira yego reka tugaruke ku byerekeye urukundo rwanyu cyangwa relation yanyu ngeze kuri Dorcas wigeze ufata umwanya wo gusengera umufasha muzobana nibwo buzima nabayemo mu gihe nari ntaramubona yego
kuko uratekereza umuntu muba muzabana ubuzima bwose ukava iwanyu ukamusanga mu kubakana umuryango n'ama experience umuntu aba agenda abona bituma ubaho usenga ubisengera cyane kugira ngo Imana izaguhuze n'umuntu wa nyawe kandi muzabana neza. Njye nabayeho ubuzima hafi ya bwose aho natangiye kumenya ubwenge natangiye kujya mbisengera. Ibyo byose bishoboka ko umuntu abigufashamwo akubwira ati tanga urusengero umufasha. Yego famiye babyeyi wanjye wacu mama wanjye n'umudiyakoni niwe wanadutoje inzira y'agakiza byaga twigisha nyine akatubwira ko ubuzima bwose umuntu aba agomba kubusengera agasengera imbere yawe ibyo uzacamo amashuri uziga umugabo muzabana abana uzabyara urugendo rwose wumva ibyo wifuza byose wumva wifuza mu buzima bwawe uba ugomba kubisengera. Mwese mwakuriye muri Sunday school? Yego. Niba ko ijyandere yo muri Sunday school musengera muri ADPR? Yego. Isiko ko ijyandere muri Sunday school mwagiye muyigishwa cyane mwigeze gusimbira mu isi gato? Ngewe byambayeho niga muri secondaire kwa kundi nyine abana bagera mu myaka ya adolescence. Yego. Ariko nabwo ntago byari cyane ntago nageze kure ni kwa kundi nyine umuntu yumva ashyushye mu mubiri ugashaka kujya mu bigare ariko ntago byatinze nabwo kubera n'impano umuntu aba afite niko navuga ugasanga stili irahora ikwizengurukaho ugaruka mu rusengero Imana irabidufatisha. Dorcas wigeze gusimbira mu isi? Aya njyewe ntabwo byigeze bimbaho. Twatangiriye nyine muri Sunday school Imana idufatira mu nzu yayo tugumamo gutyo. Ubu murabikomeje mukorera Imana mufise vision imeze gute nk'nyuma y'imyaka 20? Mubona muzaba muri couple imeze gute? Mufise urugo rumeze gute? Tuzaba nyine turi urugo rw'abakozi b'Imana nk'uko turi ubu tugomba kuzaba turi abaramyi nk'uko biri ubu ndetse n'abana bacu bakura tubibatoza. Nk'ubu mukuru ntabwo aramenya kuvuga ariko azi kuririmba ntiwumva amagambo ariko ukumva melody azi gusenga siko agomba gusengera ababyeyi imbere yuko asinzira. Turabibatoza ku buryo twumva ko mu myaka nyine iri imbere barakuze bazaba nyine badufasha nabo umurimo w'Imana. Papi reka ndababaze kano kantu noneho mwese muraza kugerageza mukishure mumaze kubana ni kuba ko hari ibintu umuntu aba yiteze ko azohava ahura navyo mu rugo. Mumaze kubana no tuye tuntu dutangaje wabonye kuri Dorcas utaruzi imbere? Ibintu byose kuri we biratangaje. Ntabwo njya mbimenyera buri gihe kandi icyiza nuko nta bibi birimo. Yego. Byose ni byiza gusa. Dorcas nawe ni kubibona kuri papa? We navuga ko birenze ibyanjye ko njyewe hari igihe bitaba ari neza cyane ariko we arandusha kuba imfura no kuba umuntu w'Imana cyane ku buryo mwigiraho. Nituye tuntu mwigirako cyane mwigiraho kuba umuntu nyine kubashya Imana cyane kuba umuntu mwiza mu bintu byose hatavuyemo na kamwe. Hari ukuntu rero twebwe y'ingo iyo bamaze kuzubaka umugabo afata ijambo akaba umugabo nyene mu rugo ikintu cyose ni itegeko byigeze gushika papi aragukankamira nyene ukabona ko ntabwo ni umuntu ukuntu ateye ni umuntu ntabwo ajya yarakara nta nubwo ajya abasha no kuba yavuga nabi cyangwa wase kubibwira abarundi. Oya ntabwo nareka kubibabwira kubera yuko ni ibintu bisanzwe kandi bibaho bishobora kuba bibaho ariko nyine bimwe mu bintu biba bitangaje nuko ariko we ateye.
njye no gushaka nari nzi ko bigomba kuzaba uko byagenda kose ko numvaga nari nzi ko umugabo nyine aba ari umugabo agira igitsuri avuga nabi rimwe na rimwe nyine akangana nyine nk'umugabo ariko ntago we nta na rimwe biraba mu myaka tumaranye sindamubona wenda arakaye ngo avuge nabi ngo adukange twiruke ntago bigira avugana ubugwaneza igihe cyose niyo gukosora atuje je ndabitegereje muri couple itekereje ituje kandi kenshi Imana igejeje umuntu ngaho hari hantu iba yaramukikije ikamwereka ko ari Imana koko nibihe bibi Papi Clever yakiyemo akumva arababaye akumva aririra imbere y'Imana ni byinshi ntabwo nabasha kubivuga ngo birangiye ariko ni byinshi kandi birahari yego wenda twazagira igihe kirambuye cy'ubuhamya ariko ibyo bihe birahari kandi byari bikomeye cyane mu buto bwanjye bikomeye rwose bikomeye ya tuzabivugaho icyo gihe mugabo nibaza ko atariho Dorcas azobitubwira agira bitubwira ubu biragoye nk'uko bivuze ntabwo byakoroha kuko nyine turi abantu Imana yacishije ahantu ituzigamira umunezero w'uyu munsi ikintu twishimira ni uko yahadukuye ariko ntabwo ubuzima bwa kera bwari bworoshye ariko twari tuzigamira umunezero w'iki gihe hari ikibazo nkunda kubaza abantu cyane abakozi b'Imana iyo ndabakoresheje interview gutya ndifuza kumenya ngo mbega buri mugoroba mbega mu rugo iwanyu hari igicaniro ndavuga kujya kuntu umuryango bakorana bagasengera hamwe mbega mu rugo iwanyu biraba ko bitaba mwobasigurira impamvu kumbure ni mwaba mubikora mwasigurira ababakurikira akamaro kabyo twese buri muryango yego ugira ibyo ugenderaho buri rugo usanga rufite ibyo rugenderaho yego n'ibyo rukora usibye wenda no kuvuga ngo gusenga se hari n'izindi disipurine usanga umuntu yarasetiriza mu rugo rwe bitewe n'uko abishaka twebwe rero usanga ntago ubuzima bwanjye rero ntago nkunda guha cyane kuvuga ngo umwanya ngo wahariwe mu gusenga n'uyu nguyu njye ahubwo numva ko igihe cyose ari ugusenga n'ubu ngubu ndahangaha ntawe ndi kuvuga ngo mwami Yesu ngiye kuva ahangaha mu rugo ugendane nanjye sina ngombwa ko nabibabwira ngo mubimenye sina ngombwa ko nababwira ngo noneho ngo reka dufate umwanya ngo tubisengere ngiye ndabisengera mu mutima gusa hari cya gihe kigeraho tugiye nko kuryama tugafata umwana wacu turamusengera nawe se arabudusengere turaza gufata igihe runaka njyewe na madamu wanjye hanyuma dusenge iyo tugiye kurikodinga muri studio turabisengera ni ukuvuga ngo ubuzima bugomba kuba bwose bwo gusenga ufite ubukungu ko tubyizera murakoze cyane mbere yuko turangiza tubagira tubasabe dufise abarundi benshi babakurikira kandi babakunda ni iki mubwira abarundi abarundi rero badukunda hari ikintu bababwira ni uko natwe tubakunda cyane kandi turabibona ko badukunda turanabizi ko badukurikira ari benshi baranabitwereka baranatuvugisha natwe rero turabakunda kandi cyane cyane pe cyane niba batumira muzoza turabishaka cyane ahubwo badutumire cyane vuba kubera ko tugira abarundi benshi cyane inshuti zacu batuvugisha ku matelefone n'abatarashobora yewe kutuvugisha ku matelefone ariko turabizi neza ko dufite abantu benshi badukunda Burundi especially Bujumbura rero igihe kizagera
ikimana yateguye rwose tuzaza ducyamane dufatanye kuririmba indirimbo z'Imana. murakoze kuduha akanya tukaganira. Mu kurangiza ndabizi ko mu ndirimbo muririmba harimo ubutumwa buvuga ko iwacu ari mu ijuru kandi hariho twiteze ko Yesu azoza kutujana. Ni igiki mwiteze umugenzi niko mubyita mu Kinyarwanda, ni igiki mwiteze umujajuru, ni kuvuga umuntu ari kaja mu ijuru, ni igiki mwohanura canke mwomubarira ishengero rya Kristo? Icyambere inzira ijya mu ijuru ku ruhande rumwe iraruhanije kuko Bibiliya iranabivuga, ariko kandi ikavuga ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba. Noneho icyo rero dukwiye gukora ni ukuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kumvira ijambo ry'Imana, kuba mu bihe byo gusenga no kuyoborwa nyine n'Imana. Naho ibindi byose Imana yaravuze ngo bateguriye ubugingo buhoraho. Rero tuzahagera byanze bikunze, nubwo bwose turi mu isi igoranye irimo ibibazo n'intambara zigiye zitandukanye, yewe n'inzaduka nyinshi zitandukanye, ariko kandi twiringiye ko yatangiye umurimo mwiza muri twebwe izamusohoza kugeza ku munsi wa Kristo. Hari ikibazo kimwe nibutse numva sinogenda ntakibabajije mwese. Ndahera kuri Dorcas. Dufise abigeme benshi bakunda Imana, bayikunda, bayikorera, bahora bafise ubwoba ati mbega nzobona umuntu wanje gute, mbega nzomenya gute ko abo basore bose bandesha, niko bari tubyita mu Kirundi, mu Kinyarwanda mubyita kurambagiza. Ni gute nzomenya ko uyu mukobwa uyu musore anyandikiye ari we Imana yangeneye? Nibihe bimenyetso bizonyereka uyu musore koko ari we Imana yangeneye? Wobaha impanuro ukababwica uko bobimenye? Abigeme ubwo n'abakobwa batarashaka. Icyo nababwira, nkunda kukibabwira kenshi, no gusenga no kubana n'Imana, kuko mu kiganza cy'Imana niho haturuka ibyiza n'umugisha w'umuntu. Kugira urugo rwiza no gushakana n'umuntu umuhuje nta handi hantu biva usibye imbere y'Imana. Ntago bivuze ko n'abantu badasenga bishoboka ko bakubaka bakagira urugo rwiza, ariko nanone birashoboka ko bitaba bitewe n'uburyo byagenzemo. Ariko iyo ubana n'Imana kandi ukirinda ugakoresha neza igihe cyawe cyo kuba uri umusore, ukagikoresha neza ubana n'Imana, uko bisa kose ntabwo Imana igihemba nabi, iraguhemba kandi ikaguhemba neza. Ikindi mu byo usengera ukibuka nabyo kujya ubisengera kenshi. Kandi nanone burya Imana ikora uko ishaka, ikora uko ishaka, uko ibizi icyo ishakamo umuntu. Uzi ko bishoboka kuba byaba ugahura n'umuntu ariko akakubera ishuri, akakubera isomo, bitewe n'icyo Imana igushakamo, bitewe n'icyo Imana ishaka ko wiga. Ni byiza nanone ko ubwo nabonera no kubwira n'abubatse ariko bitameze neza, ni byiza ko uhanga amaso Imana ukamenya ngo se ni ishuri ry'Imana. Umukozi w'Imana Argentine waririmbye indirimbo nziza nkunda, aravuga ngo iyo mbimenya simba nararize, iyo nza kumenya ko ari amasomo y'Imana simba nararize. Hari igihe rero bishoboka ko ushobora no gushaka ukabyita nabi ariko ari umugambi nawe w'Imana. Ni byiza rero ko umuntu asenga ukiga kubana neza n'umugambi w'Imana, ukiga kumenya icyo Imana igushakaho, ukarwubaka rukaba rwiza, ugashima Imana, ukavuga ngo Imana yagize neza. Ariko wanasenga uko ukabona ntibikunda, ukongera ugasenga nanone ukamenya icyo Imana igushakaho, ugashyira mu bikorwa umugambi w'Imana. Papi, umusore nigera azomenya ko abakobwa bose abona ko abitegereje abona ari beza, yaraba akabona nakane mwiza, nujya niyamura bakabona ni mwiza, nigera azomenya ko ujya mukobwa koko ari Imana yamugeneye ko bazobana? Nibihe bimenyetso byo mukuva? Usibye umwuka w'Imana nasi. Umwuka w'Imana wenyine ushobora guhishurira umuntu
ukwiye niwe muyobozi na Yesu yadusigiye yego rero umwuka w'Imana wasenze uri connecte n'umwuka w'Imana abakobwa beza bo bazamara bavuka n'ubu natwe turi kubyara abandi ni ukuvuga ngo abakobwa nyine bo barahari benshi ariko wawe kubera ko ari umwe wenyine ubwo ngubwo usibye umwuka w'Imana uzamukwiriye naho ubundi haba tubijyanye mu bumuntu uri kubyumva amahirwe 99% aba ari ukuyoba urumva rero ikintu cyonyine cyatuma uba secured ukumva uratekanye ni ugusenga no kwibuka n'umwuka w'Imana yego turabashimiye murakoze ku mwanya mwaduhaye nizera ko n'ikindi gihe nitwava i Bujumbura tukaza muzoduha akanya murakoze reka turangize dusaba Papi Clever dusengera no gusengera bino bikoko kazi murakoze mwanya Yesu murakoze ko wabanye natwe turagushimiye mwene data waturutse mu Burundi akazangaje kutureba nta kindi kimuzanye mwami turamushimiye kandi mwami twongeye guterura amagambo yacu tuvuga ngo mwami ibi bintu tuvuze hangaha ibintu byose ikiganiro cyose tugiranye ndetse n'umurimo w'Imana dukora mwami ibyo byose bigire umumaro ku mubiri wa Kristo mu izina ryawe Yesu Kristo ukomeze kutwuzuza cyane ukomeze kuzuza abantu bari kudukurikira mwami ubaha ubwenge buvuye iwawe kugira ngo bamenye neza inzira y'ukuri bakwiye gukurikira urakoze mwami urakoze ko uzakomeza kuduherekeza kandi mwami tutongeye kubonana uzaduhereza bwiza urakoze kugira byose mu izina rya Yesu Kristo amen.